mushimiye nanone kuba ukurikiye Kodu TV. Iyi ni ya nkuru y'urukundo tugikomeje, ni Gihozo. Tugeze ku gice cya gatatu cyangwa aka episode ka gatatu. Reka twikomereze, ndacyari Jean Kodu Karivano. Iyi ni Kodu TV. Gukora subscribe ni ikintu cyiza kandi nta nicyo bitwaye, biranoroshye cyane. Maga ubuzima bwaranze ahinduka indaya yo ku muhanda, akajya atega abagabo. Wakoreraga amadolari yatangiye gukorera 2000 mu ijoro ryose. Ijoro rimwe iruhande rw'akabyiniro nibuka neza izina, dore ko nabyiniye muri twinshi. Magi yari ahagaze yumva umuntu amukora mu mugongo, ahindukiye asanga ni Nsenga. Bose bari baraneye isoni, nta n'umwe wikanze, gusa basuhuzanyije nk'abaziranye. Nsenga ati ndagufashe, murumuna wawe ari? Magi yari imyoje bivanze no gusinda ati waramuncungishije se? Vuga ibikugenza, reka kumbaza ayo mahero. Nsenga ati ndabona wumiye ku cyapa, ngwino ijoro nanjye nkwitize. Magi ntacyari kumurakaza kuko ibyo nibyo yari yariyemeje. Baratahanye iryo joro. Nsenga amubwira ko iyo ashaka uko yigenza ajya hamake kuko ari kaba yifite. Magi yamubwiye byose, ariko inkuru zanjye nawe nagize icyo abimubwiraho kuko yari yaramukunze, kuko ntabwo yari amukunze, kwari ugufata neza umukiriya. Magi utari uzi ko itabi rimera atangira kurinywa kuva ubwo. Njye ubuzima bwariho bugenda bwose kandi neza, kubyakira ndi umukobwa uhenze kandi w'igiciro. Nsenga na Magi baramenyanye cyane, umwe aba umukiriya mwiza n'undi aba umucuruzi mwiza. Twese twabaga mu mujyi umwe, isaha n'isaha guhura byari nk'ako kanya. Abakongomani baje kuvamo baragenda, kuko ubwo noneho nari kumwe n'umusirikare ukomeye wamaga byose, yemwe rimwe na rimwe n'abarinzi bo kumba hafi. Yampfuhiraga cyane, ariko gusa ntacyo namuburanaga. Inkuru z'uko yari afite umugore nari nziza, ariko nta gaciro nazihaga. Nirengagizaga byinshi uretse amafaranga, amatelefone ahenze, amazu meza n'amagambo meza, byose narabibonaga. Nta na kimwe niyishyuriraga, byari ubugwari ntari kubonesha amaso yanjye. Nakumburaga abana bankurikira, ikimwaro n'isoni bikamfata. Bumva sinabahinguka mu maso, bo bari bazi ko napfuye. Abo tuvukana bari barafashe umwanya wanjye wo kuba imfura. Aho nari maze kuzuza imyaka 20, numva ubuto butazashira, urukundo ari inzozi, ndetse n'inkuru z'abakundana numvaga bitabaho uretse kubibona mu mafilime. Umusirikare yarazaga akamara igihe, numvaga ndinzwe. Nta kintu na kimwe numvaga ndinzwe, nta kintu na kimwe cyamangara. Gusa umunsi umwe yambajije ikibazo cyakanguye ubwonko bwanjye. Nangira kujya nihugiraho kenshi, ibitekerezo bikajya kure, agahinda kakaza, nkabura uko mbigenza kuko nabaga ndi jyenyine. Ubwo twari turyamye yishimye anera imitoma, ngo ntawe umushimisha nk'uko mbigenza. Gusa si ukubeshya, yari afite ijwi ritagira uko risa. Yagize ati Gihozo kigusha abagambanyi, kigatera akanyabugabo, intwari wibarize. Nanjye namuhanze amaso, amatsiko ari menshi, ati mbwira wowe nishingikiriza, n'umuyaga ugatinya kunkoraho. Yaramwenyuye ndeba cyane, n'ijwi rye numvaga kenshi, gusa nkumva ni nko kurota. Ati kuki utarambyarira akana? Nabaye nkumvisha amagambo mu matwi yanjye,
arakomeza ati ese ntabwo unkunda? Bwari bwo bwa mbere numvishe ibyo gukundana mu matwi y'umugabo. Abagabo twararyamanaga bose barazaga bakagenda bambwiraga amagambo meza ataka umubiri wanjye, gusa urukundo naryo bavuze. Twararebanye cyane, nanjye ntangira kwibaza niba nakunda cyangwa nakundwa. Nibwo natangiye kwibaza niba nanjye nagira umuryango nkitwa mama. Nazenze amarira mu maso nkajya nterurana. Wakoze kuba wakurikiye Kodu TV, yari igihozo mu gice cya gatatu. Ndacyari Jean Kodu Karivano. Asante na kuba wahisemo kubana natwe. Igitekerezo wagishyira muri komenti, uko ubyumva, uko wumva inkuru imeze, icyo twakongeramo, uko twabigenza ngo bikunyure, tugakomeza kubana. Kandi ukoze subscribe byaba by'agaciro kugira ngo igice cya 4 n'ibindi bikurikiraho ujye ubibona byihuse. Ntacyo bitwaye. Wakoze cyane. Asante na hasta la vista.